Amahoro n'imigisha kuri mwe mwese mukomeje gutega amatwi amakuru yo kuri TV. Uyu ni umwanya rero tugiye kubagezaho inkuru ya nyayo, inkuru yihuse, inkuru igezweho aka kanya. Mu by'ukuri ni amafoto akomeje gukwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko umutwe wa M23 ugeze hariya ku mupaka wa Rusizi ndetse na Bukavu hariya. Biragaragara ko neza abaturage bishimiye, baba bo ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'abo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishimiye kwakira uyu mutwe wa M23 ukomeje kongera amahoro no gukwirakwiza amahoro hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko rero bikomeje gukwirakwira bigaragaza ko umutwe wa M23 umaze gufata ikibuga cy'indege hariya Kavumu. Rero kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu nibwo M23 ku munsi w'ejo yari yiriwe itangaza ko yagifashe. Mu by'ukuri ari bo bari kugikontorora. Nibwo rero ku masaha ya nimugoroba hagiye hakwirakwira amashusho ndetse ku mbuga nkoranyambaga ahenshi bagaragaza ko umutwe wa M23 wamaze kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Nibwo rero abantu benshi nabo bagiye bagaragaza ko ingabo z'u Burundi ndetse na za Wazalendo, imitwe yose ifatanyije na FARDC mu kurwanya M23, twagiye tubona amashusho menshi ko bari kugenda bahunga bava hariya i Bukavu mu by'ukuri. Ariko byamaze kugaragara yuko ari nk'agaco bari gutega umutwe wa M23 kugira ngo ujye hariya mu mujyi wa Bukavu, nuko bahita babatega ambushi. Niko byagaragaye rero. M23 yahise ireka kujya muri uriya mujyi kugira ngo irebe neza cyangwa se ibanze imenye impamvu abasirikare bifashe bakikura mu mujyi ntawe ubarwanyije mu by'ukuri. Ni nayo mpamvu rero mwagiye mwumva ibitangazamakuru byinshi bitangaza ko umujyi wa Bukavu M23 yawufashe itarwanye mu by'ukuri. Ni nayo mpamvu rero muri iki gitondo tuzindutse tubona kandi ko amashusho ari kugaragaza hariya ku mupaka wa Rusizi wambuka ujya Bukavu. Mu by'ukuri ingabo za M23 zirishimiwe mu by'ukuri. Ibi bibaye nyuma y'uko rero ingabo za Uganda UPDF ejo zari zafashe icyemezo cyo kujya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ziye kurengera abaturage babo b'Abahima baba hariya. Byari byagaragaye ko rero leta y'Ubugande yari yasabye leta ya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bajya kugarura amahoro hariya mu akara gace Abahima cyangwa se abaturage ba Uganda bari mu akara gace barimo bicwa urubozo n'ingabo za Wakodeko rero ariwo urwanya igihugu cya Uganda. Bakaba baragiye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye guhashya uwo mutwe mu by'ukuri. Ibi byagarutsweho rero n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ariwe muhungu wa Perezida Museveni ariwe Muhoozi Kainerugaba. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko ingabo za Uganda mu by'ukuri ziri mu nzira zerekeza hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye kurwana n'uyu mutwe, kandi bakomeje gufasha na M23 kugarura amahoro muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munsi w'ejo rero nibwo Perezida wa Bufaransa Emmanuel Macron yahamagaye ku murongo wa telefone Perezida wa Kongo, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, baganira ku buryo bagarura umutekano hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibwo banzuye ko rero uyu Macron yanzuye ko umutwe wa M23 ugomba kurekura kiriya kibuga yari imaze gufata. Nubwo bwose uyu mutwe wa UPF cyangwa se M23 wari wamaze kugaragaza ko nta muntu kuri iyi si ya rurema ugomba kubakura hariya mu duce twose baba barafashe mu by'ukuri, kuko bagaragaza ko bari kugarura amahoro kandi banishimiwe n'abaturage mu by'ukuri. Akomeje yanzura ko we na Tshisekedi imyanzuro bafashe bongeyeho ko igomba kubahirizwa n'igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bahise basaba ko igihugu cy'u Rwanda nacyo cyafasha kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushyira mu bikorwa iyi myanzuro. Buri wese yakwibaza uti sinzi impamvu abantu babiri bagirana ikiganiro bakaza kukubwira ngo nawe uzabafashe gushyiramo cyangwa se gushyira mu bikorwa iyo myanzuro, kandi wowe mu by'ukuri utigeze ugirana ikiganiro nabo.
yabo. Subiye inyuma gato rero kugira ngo mbere y'uko ziriya ngabo za Uganda zijya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko uyu Kayine Rugaba cyangwa se uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yari amaze kugirana ikiganiro na Jeune Afrique, ikinyamakuru gikorera hano muri Afurika, yari yagaragaje ko wewe ashyigikiye Repubulika y'u Rwanda, kuko wewe nawe adashyigikiye iriya mitwe yitwaje intwaro iza guhungabanya umutekano wa bino bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, avuga ko rero wewe agiye guhita yohereza byihuse ingabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 rero ugeze hariya mu mujyi wa Bukavu nibwo wagiye usanga abaturage benshi biganjemo abana mu by'ukuri bagiye basigirwa uniform za gisirikare z'ingabo za FARDC. Abana hariya mu mujyi wa Bukavu, amasasu make yumvikanaga mu masaha y'igicamunsi, yari abana mu by'ukuri barimo barasa hejuru bambaye impuzankano. Mu by'ukuri n'uyu munsi byakomeje kugaragara ko uyu mutwe wa M23 uri kugenda ufasha bariya bana mu kubambura ziriya ntwaro, kuko bazikoresha mu buryo bubi cyangwa se bakaza kwicana hagati yabo. Mu by'ukuri ni nyuma y'uko rero aba barwanyi cyangwa se ni nyuma y'uko ingabo za Felix Tshisekedi zikuyemo imyenda cyangwa se impuzankano yabo bakayambika abana hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twakwita i Bukavu. Mu by'ukuri basigira abana imyenda, rero bo basa n'abahunzeho gatoya kugira ngo M23 nize kuhagera bigaragare ko cyangwa se bereke amahanga ko umutwe wa M23 ari wo uri kwambika abana impuzankano. Nyuma yaho gato rero uyu mugambi mubi wabo waje kubapfubana, kuko M23 itahise yinjira muri uriya mujyi byihuse muri ayo masaha. Mu by'ukuri bije kugaragara muri iki gitondo rero ko M23 ahubwo noneho yafashe Bukavu byeruye, aribwo natangiye mbabwira ko kuri aya masaha y'isa 3 aribwo bigaragaye ko M23 yamaze no kugera ku mupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri uyu perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero Antoine Felix Tshisekedi akomeje koswa igitutu n'abo bayoboranye mu by'ukuri, kugira ngo kuko yari yagaragaje ko hariya cyangwa se mu buryo tekinike bakoresheje kugira ngo bafunge internet abaturage batamenya ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko hagiye hagaragara cyangwa se hari abaturage bagiye bamenya amakuru y'uko Bukavu nayo imaze gufatwa mu by'ukuri, kandi ko bari bazi ko cyangwa se babwirwaga ko n'abayobozi ba Kongo ko uriya mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za FARDC bari kurwanira hariya mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo abaturage b'i Kinshasa bobo nta muntu n'umwe ubuzi ibiri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri, kuko igihugu basa n'abagikupiye internet. Nta muntu ujya kuri internet cyangwa se nk'uko wowe ujya kuri YouTube cyangwa se ujya kuri Instagram cyangwa se kuri WhatsApp ukaba wakwandikirana n'umuntu uri hariya i Bukavu, wowe uri Kinshasa. Ibyo ni ibintu bitari gukora mu by'ukuri. Ni abantu rero bakomeje kugaragaza ko igihugu hari ibintu byinshi kiri kubahisha mu by'ukuri biri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'ibyo rero nibwo abaturage bakomeje kotsa igitutu, ndetse n'abayoboranye na Perezida Tshisekedi bakomeje kumwotsa igitutu bavuga ko iyi leta yiwe ikomeje gutuma abantu benshi basiga ubuzima mu ntambara ziri kubera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri nibyo twaba tubabwiye rero kuri iyi nshuro. Reka tubibutse gukora subscribe kuri channel yanyu kugira ngo dukomeze kubana mu makuru agezweho ya buri segonda, umunota ku wundi. Amahoro y'Imana bane namwe, Imana ibarinde.